njye ndi Epa Ndungutse. Uyu munsi umutumirwa wacu ni Padiri Bernard Muzungu ndetse akaba n'umwanditsi. Padiri, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Urakoze kubuje kunsura. Mu gutangira ndagira ngo ubanze wibwire ku buryo burambuye abaduteze amatwi. Hari benshi bakumvise mu mirimo mwagiye mukora, mu bitabo mwagiye mwandika, ariko batazi ngo muri bande. Muri make, Padiri Muzungu ni muntu ki? Yewe nk'uko bivuze nitwa Bernard Muzungu, nkaba ndi umupadiri w'umudominikani uri hano ku Kacyiru. Nkaba ndi umuntu umaze imyaka myinshi 85. Nkaba mvuka ahantu muri Nyaruguru ku musozi witwa Buhoro. Amashuri mu magambo makeya na ko umupadiri nabanje kunyura mu nzira z'abapadiri zisanzwe muzi: seminari ntoya y'i Kabgayi, Saint Leon, seminari nkuru ya Nyakibanda ya filozofiya na teolojiya. Ndangije mba umupadiri, nawe umupadiri ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatanu 1961. Amaze kubera padiri nakoze imirimo ya gisaserdoti muri paruwasi 3: Kabgayi, Rulindo na Kigali muri Sainte Famille. Muri 68 nibwo nagiye mu badominikani bakora novisia mu Faransa, nkomeza n'amashuri mu Busuwisi, mu Bwongereza, muri Canada. Nkurikiranye rero nyine ingisho cyane cyane teologiya, pathologiya na anthropologie culturelle. Ibyo bisone birangije vuba vuba nihuta, nahise muhira ababyeyi banjye bashaje. Mama ibyo byose byamaze imyaka 5. Nda rero mfite impamyabushobozi ya doctorat muri pathologie. Ngaruka rero ubwo nasanze umuryango w'abadominikani batekaga kaminuza y'u Rwanda y'u Butare muri 72. Cyari igihe kibi cy'impinduka mu mashuri. Nasanze icyo gihe hari kubara mu mashuri. Ubirebye ingoma ya Kayibanda yari iriho ivamwo, abashakaga kwirika rero bakoresheje amashuri umudurumbanyo waho kugira ngo bagaragaze ko Kayibanda adashoboye. Icyo gihe byabaye ngombwa ko aho kugira ngo nicare i Butare muri kaminuza ndigishe, byatumye narahunze ngo n'abanyeshuri ndetse njya Burundi. Bageze ariko nakirwa mu seminari nkuru y'i Burundi, ndahigisha imyaka. Byaranatinze nibuka gushinga urugo rw'abadominikani n'uburari burakomeye. Mpava Kinshasa. Icyo gihe hari ikibazo yuko nagira ngo umuryango w'abadominikani ho kugira ngo ucike hari mu Rwanda byasaga nko byarangiye, abapadiri bari bagiye iwabo bahunze, hari bikubara byinshi. Kugira ngo mbone uruhushya rwo kwakira abandi badominikani hano mu Rwanda no mu Burundi, bambwiye ko ngomba kubona aho bakwigira imyaka ya mbere ibanza yo kwitegurira ubuzima bw'uwo muryango. Nagiye rero i Kinshasa, mfatanya n'abandi dushinga ishuri ry'abadominikani, ariko rifata amasomo muri kaminuza y'i Kinshasa. Ariko abasore b'abadominikani bavaga mu bihugu byinshi bya Afurika basanga rero ngaho nyine iryo shuri ndaritegeka. Abanyeshuri bigaga muri teolojiya y'i Kinshasa, ndetse ushinga n'irindi ahubwo muri Nigeria, Ibadan. Ubwo rero aho nagize umwanya mwiza wo gufasha abantu. Njya kugaruka, nagarutse biri hafi ya kubara bikomeye bya jenoside. Nageze i Burundi, garutse, ariko nubwo nagiye i Kongo nagumya kugenda nkora hombi.
nacungaga ikigo cy'i Burundi, ncunga n'iryo shuri rya Dominikani b'i Kinshasa, aho ngarukiye igihe byari bimeze nabi nyine. Jenoside kivamo rwose kirimo, ahubwo umunsi bafatira Kigali Inkotanyi ifata igihugu, niwo munsi nanjye abanyeshuri bacu bari baratatanye, bamwe bari baravuye hano bajya guhungira muri Kenya Kisumu, abandi bari bakiri Kongo Kinshasa. Ubwo bambwiye bati mva rero wa mugabo we nta kundi niwe dusigaranye uducyuri. Ubwo naje mu kwezi kwa gatanu 1914 hariya niho 1994 byari bikirimo mu by'ukuri. Narenje rero uru rugo twicayemo rwari barusahura, bagira bati ibintu byabo biteje bimeze nabi. Ubwo nagarutse rero n'ubu rero nicaye nkigera hano, nibyo nza kwandika n'ibyo nakoze byose naho bituruka ni ko ayo mateka y'u Rwanda. Naraje rero nkubitana n'abantu bavuye hanze babasore, aba bari baje kubundura u Rwanda, kugarura umutekano n'ibindi. Nkihagera rero benshi mubona asanze hano twari dusanzwe tuziranye no mu mateka, barambwiye batumva rero wowe turakuzi, wabaye mu Rwanda, wabaye no hanze, n'ibyabaye urabizi kandi uzi kwandika, ngo dufashe rero tugerageze kureba ukuntu twabigenza. Ndetse musenyeri wa hano Tadeyo Archevêque ashinga n'umurimo wo kuyobora inama y'abapadiri bo muri diocese kugira ngo barebe ukuntu bagarura n'ubukirisitu mu Rwanda. Bagize batese abantu bapfuye n'amasengero yacu yabaye ihotorero ry'abakirisitu n'abandi bose, kandi bigizwe n'abitwa ngo n'abakirisitu, ndetse harimo n'abapadiri bamwe na bamwe. Ubu tubigire tuvuge ngo bose tubagize abapagani, batangire bige, ushaka azongere batizwe, cyangwa se turasa nkaho nta cyabaye dukomeze. Ubwo rero iyo nama y'abapadiri baraje twayigira ahangaha muri urugo igihe kirekire nka amezi menshi. Ibyo biganiro byaje kuvamo rero udutabo tubiri, kamwe kitwa De Prêtre Rwandais s'interroge, ka kabiri kaba De Prêtre Rwandais s'accuse. Ni ukuvuga abapadiri b'abanyarwanda bagihemwe baribaza ibyabaye, basanga Kiliziya Gatolika yarabigizemo uruhare. Bongera bati noneho kubyicuza kubikiza rero ni ukubyemera ko twabikoze, dukorana n'abandi, kenshi turi harimo n'uruhare kuko twabigishaga. None ry'igihugu cya mbere ni kubyemera ko twabikoze, ndavuga twebwe abakirisitu n'abashumba babo, kandi ari bibi twemera ko ari bibi, tubyihamya ko ari bibi, tubyicuza, kandi tugiye none kugeza kwigisha abantu ko tukwiye kubigorora, tukumvikanisha abantu none ntibaryanye. Nguko uko bisa nkaho byatangiye rwose. Cyakora rero cyabaye nuko buhoro buhoro byagiye bihinduka. Twazaga turi abapadiri bose bo muri diocese, harimo abamisiyoneri n'abapadiri b'abanyarwanda bose. Byaratinze rero muri iryo sesengura dusanga hari bamwe bikomeretsa cyane, tuvuge nk'abamisiyoneri b'abapadiri bera, ugasanga ahubwo bisa nk'ari babyigishije. Mu isesengura twagize hari abo twahamije ibyaha ku buryo bugaragara, wenda yashobora kuza kubavuga mu kanya, bikuramo. Ndetse biranatinda n'abanyarwanda, tuvuga nk'abari ku isonga muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, bamwe bakiyumva muri ibyo bintu ko ari amiryango yabo n'iki, nabo ugasanga n'abakonje. Byageze igihe noneho n'abapadiri ba Dominikani twari kumwe hano, harimo n'abapadiri b'abazungu babiri, Marius Dion na Didier Boara wo mu Suisse, nabyo kumfasha iyo gitekerezo nabyo babivamo. Ari kumera rwose
noneho nsigarana rero nshaka ukuntu nakwisunga nafatanya n'abarayike ndetse n'uho twari twaratangiye nyine kwandika ubwo kuko ikinzi kwari kugira ngo tuvuge ibyabaye tuvuge n'ababikoze tunabyemeye dushake n'umuti hapana kugenda tubihakana cyangwa tuvuga ngo reka reka uko guhamya rero nicyo cyatumye abantu benshi bibavuna natangiye n'abantu benshi ubwo nk'ibibazo banyumva barabizi nagize ntiduhere ku bantu bazi ubwenge basanzwe bazi no kwandika mpere ku bantu rero bo muri kaminuza y'Ubutare abari directeur doyen bari bahari barabazi icyo gihe niyo nabavuga nta cyakirimo hari twa le Dr Venant mbere Dr Rwamasirabo Dr Murigande abarimu tujye bose ntuza n'akarangwa Chrysologue mu bapolitisi harimo nk'ubyo nka Tito Rutarema n'umuntu umwe wa mbere wamfashije cyangwa se nafashije twarafatanyije dutangira no dushinga none akanyamakuru nyine cyane ibyo bitekerezo twihane kubyandika tukajya tunabisohora kugira ngo abantu babyumve n'ubu ndacyakandika kitwa Les Cahiers Lumière Société akanyamateka kaje kugira umwanya w'ibyo bitekerezo ubwo nkaba ndangije nsa nkaho mvuze ubuzima bwanjye ko byagenze naho cyavuye muri ibyo nibyo byo mu nyandiko twanyine yego. Hanyuma mu mwaka w'1961 nibwo mwahawe ubupadiri nyuma yo kumara igihe mwiga munyuze muri za nzira zose zisabwa. Guhitamo inzira yo kwiha Imana byakujemo bite? Kuki wahisemo iyi nzira? Icyo gihe hari ikintu kiza ariko gifite wenda cyaje kugira n'ingaruka wenda zitari nziza cyane. Muri icyo gihe muri iyo myaka umva mu nyine za 60 nari murumva 60 ndetse kuba kuri 50 na mbere hose ho gatoya ikintu kitwa amashuri cyari ikintu kigezweho kitwa ko aribwo byo bwonyine bwo kugira amajyambere. N'abazungu bari bamaze gutangira ibikorwa byinshi bizana amajyambere kandi abantu bari bayari kwisonga n'abapadiri. Abapadiri nibo bari kwisonga ari kuzana amajyambere. Ari ay'amashuri y'ubwenge urabibona, ari ay'amashuri yo mu bitunga abantu, ibivura, byubaka, bigira bite. Icyo gihe rero nagiye mu seminari, icyambere nagiye mu seminari kugira ngo nige ubwenge. Mbo munyamajyambere. N'ababyeyi banjye urumva nyine bananyise yatanyishe na muzungu. Ko yagira ngo mbe nk'abazungu nanjye menye ubwenge bw'umunyamajyambere nicyo bivuga nta kindi. Nibyo byita ibyifuzo nyine. Reno optatif. Kwifuza ko umwana azagira gute. Icyo gihe habaye n'amazina menshi na nyirabazungu, nyiramajyambere n'ibintu byose byose. Hanyuma rero njya mu bupadiri nyine kuko yari inzira icyo gihe niyo hari n'ishuri rikomeye mu gihugu, hari amashuri 3, hari seminari ari into yari inkuru, hakaba ishuri rya Charité ry'abategura bazaba bategetse mu gihugu, hakaba n'abari mizaza abigisha. Uwo nafashe rero iyo nzira ya seminari kuko kubyo mwana icyo gihe ntube ibya Mungu nabyo byari munsi nari byanze ari n'umukristo ariko wari kingenzi kwari gushaka amajyambere. Cyatumye njya mu seminari kandi icyo gihe seminari nkuru yari kaminuza ya mbere yariho nta nindi yari yabaho. Iki cyanjyanyemwo mu gipadiri ariko urumva inema y'Imana yari mu yatumye inganisha ahantu heza tugira ngo n'ubundi abyicuza. Abyicuza. Niyo nasubiye inyuma ngo mbicyo gihe nakongera ngatoranya ibyo ndimwo n'ubu kuko n'umukisi turumva narabimenye. Ubuzima nzi icyo buvuga. Ubuzima si ubwa hano ku isi. Ubuzima ni ubuzima iyo umuntu yarimo nk'iyo nicanga wumva maze no kubitekereza cyane kumenya agaciro k'ubuzima cyane cyane ubuzima bwa muntu nicyo cyambere umuntu akwiye kumva no kumenya mbere ya byose no kugerageza kurikiza. Urebye rero umuntu yaremwe n'Imana icyo nicyo kizana abanyarwanda babizi nanabikurikiranye nyine gutekereza ibi.
hanyuma rero akaba abereyeho hano ku isi guteka ibya hano ku isi byose, nako ibyo ku isi byabereho kugira ngo umuntu abeho neza, ashobore kubaho. Nawe rero namara kubaho neza amenye ko ubuzima bwa hano ari nka novisi, ari ugutegura ubuzima buzahoraho iteka ryose. Imana ntabwo yaremye umuntu kugira ngo imujugunye hano ku butaka arye, yiruke, asimbuke, arwane, agira ate, narangiza n'amaze imyaka 100 muhe myinshi asubire mu butaka ribwe n'imonyo n'ibindi byose bibe birangiye nk'inka n'intama n'iki. Oya, umuntu arenze ibyo. Igihe rero ubaho utabyumva ibyo ni ukuba ubuze ikintu gikomeye. Nibyo rero byanjyanye, nibyo nanishimira n'ubu ngubu. Kubaho nyine ubuzima uko Imana yabushatse bwose, ni ubuzima rero butangire hano, ariko ubuzima bw'ukuri n'ubuzahoraho iteka ryose utazashira. Nakubwiye ko mfite imyaka 85, ariko mu by'ukuri mfite imyaka yose izabaho ndetse nzashira. Ibyo ndabizi, ariko utabiziho ni ubuswa cyane, ni n'ibyago. Hano ku isi no ukamenya icyo ukora. Tuvugira ibyo tuvuga hano ku isi, ukaba uzi ko hano ubereyeho kugira neza. Cyo cyambere, ntabwo umuntu abere yego turarya tukaryama tukigira ibi byose, ariko ni ibintu bikenewe, ariko siyo maherezo yacu. Ntabwo nabereyeho kugira ngo ndye. Hanyuma rero nkaberaho kugira ngo mfashe n'abandi bantu kubaho neza, nabo bamenye uko kuri kw'imibereho, kandi iganisha kuzahoraho iteka ryose, kandi mu mahoro, mu munezero. Kubaho, kabaho neza, kabana n'abandi mu munezero, kandi ari umunezero utazashira. Ko niko kubaho, nibyo nashakaga, nibyo nagerageza gukurikiza. Kuba rero ndi umusaserdoti nicyo cyambere rwose mu bintu nshimira Imana. Kuba narabonye inzira zincisha aho ngaho, ngo nanjye mbubu ngubu ndi umwe muri abo basaserdoti bakora bireye imyaka 100. Ni igihembo rwose nashimira Imana ko yaratumye ibyo bintu byose mbikora nk'abanyibirimo. Ubijyamo, ababyeyi bawe babyakiriye bate? Bababyeyi bakuze baguha amazina nka muzungu kugira ngo uzabe nk'abazungu utere imbere, ariko akaba ababyeyi b'Abanyarwanda babaga bashaka umwuzukuru, babaga bashaka kubona, bashimishwa no kubona umwana wabo ashinze urugo. Icyo gihe babyakiriye batubabwiye kugiye kwiha Imana. Cyane ndavuga data, abandi nakuye ko icyo gihe kujya mu seminari no kujya mu kizungu byari ibintu by'amajyambere, bose barabishimaga. Ariko rero bakwishimira nyine ko hajya amajyambere yo kwiga no gutwara imodoka no kugira gute. Data ntiyabishakaga nyine cyane. Iwacu nkurikirana mavuka, navutse nkurikira abakobwa 2, w'imfura cyariho undi yitabye Imana. Hanyuma abahungu tuza turi 3, ariko igihe arye wa mbere mu mfura z'abahungu. Ubwo rero data yateganya yuko nzaguma mu rugo ndetse nk'umutware w'abana. Data yari umutware w'umuryango, nkaba rero umutware w'umuryango w'iwacu, byakanyubakira akagira kibene ibyo byose. Ubwo rero njya mu seminari naramubeshye. Cyambere nabimubwiye ko nasabye kujya mu seminari, bucya ngenda buna naramuhishe. Bucya ngenda rwose narabajiwe, natsinze, naremerewe, ngira nti nejo nzahaguruka, ntako nayo guhaguruka namuhishe. Bucya ngenda niho nabwe ntuba rero mubyeyi, iyo nzajya mu seminari mu bazungu, ariko ho umuntu no kujya kwiga ubwenge nkasagaruka. Sinzi niba ikinyoma yaracyemeye, ariko nta kindi yari gukora, ntiyari kumbuza. Aramperekeza mu seminari ku maguru, mu mugaragu, turagenda tugeze hariya nyuma y'ibisi, asubira imuhira. Yamperekeje umunsi wose rwose tugenda ku maguru. Hanyuma arataha, hanyuma njyana n'umugaragu w'iwacu tugiranye mu seminari ibintu nk'ibi. Abaho rero igihe cyose, ndakubwiye ko n'igihe cyo muri vacances twageze igihe twacitse nk'imyaka 4, batanga rwa ruhushya rwo kujya muri vacances nzimuhira. Cyo nanjye ndi umwana ko naje n'umusore. Nje rero bati biti ntabwo twakora cyo sinda ndakiga sindarangiza, ariko ubwo neshigaje ngira mu mwaka umwe nkimubeshya. Ariko ukabona ko bashiki banjye babizi ko mubeshya, nababwiraga tekeka ni banyirukana ubu ntampunza abapani. Agira n'igihe bwanyuma arambwira ati rero no ndabona maze kumusore niki ngiye gushakira umukobwa agumaha
ujye umusanga no muri mu biruhuko tugoretse nzakubwira erega n'ikizungu cyarateye ubu ngubu nzamwishakira nzakubwira urumva ntiwanturanyiriza uwo ntazi ngo usange waramushyizeho byararangiye byaje kwemera ko namubeshye mbaye umudiyakoni bumvise mbaye umudiyakoni ariko urebye rero nubwo yarabajwe nuko umwana we atashaka ngo ajye ibyo anteguriye byose nta kuntu ntacyo ari gukora cyo kumbuza cyane ikindi rero n'amajyambere yamaze kugaragara ku buryo bw'uko no kuba padiri atari bibi ufite umupadiri mu rugo bituma agira amajyambere yubahwa afashwa agira ati kandi icyo gihe byari bimeze ibyo kumvikana mu gikirisitu byari bikomeye cyane ku buryo uko abanyarwanda bose bakundaga kubatizwa no kuba abakirisitu si nk'ubu ngubu byasubiye inyuma icyo gihe kutabatizwa ahubwo byari ikintu gikomeye nta n'umuntu ashobora kugira umwanya mu gihugu atari mu kirisitu. Nk'umwanditsi w'umunyamateka ndetse nk'umuntu wihaye Imana ubundi ubukristo bwinjiye gute mu Rwanda yewe bunakwira bute kugeza buganje magingo ye? Ubukristo buza mu 19 abapadiri babuzanye ikipe ya mbere barayizi Musenyeri Jean Joseph Hirti yazanye n'abapadiri babiri Barthélemy na Brare na Frère Anselme abapadiri bo muri umupadiri wera baje rero hari igihe cy'ingoma ya Musinga bajya i Nyanza arabakira abahanditse ni saga baha ikibanza cya mbere nazaza barakomeza Nyundo Rwaza Mibirizi baragaruka ni Kabgayi ubwo rero nuko byatangiranye n'abapadiri bera bakirwa kugira ngo rero ubukirisitu bwakirwe mu Rwanda n'abasirikare bazaboneke basanze mu Rwanda twemera Imana icyo ni ikintu gikomeye cyane abanyarwanda twasanze abakurambere bacu bahamya ko Imana ibaho ko ibi bintu biriho byose bitishyizeho bifite ikintu cyabiremye cyitwa Imana kandi Imana rero ikirirwa hano igataha i Rwanda bivuze yuko icunga isi yose ariko cyane cyane umwihariko wayo ari hano mu Rwanda. Abapadiri baje rero ikiza cyabo nuko abapadiri bahereye ibwami umwami arabakira byaje guhinduka nyuma ariko mbere hose batangiye bafatanya n'ubutegetsi bw'ibwami byaje gupfa nyuma ariko mbere hose nuko byatangiye cyatumye rero abanyarwanda bakira ubukirisitu ikindi rero byavugaga idini y'abakirisitu yazaga ivuga n'ubundi ari uguhugura ari ukuzuza ibyo bemeraga nyine ko ibintu byaremwe n'Imana ariko Imana ni yaremye abantu n'abategetsi no yabashyizeho kandi iteko ry'ingenzi mu kirisitu n'urukundo no kubana neza kumva rero ko byose idini y'ubukirisitu ari ukudushyira igorora kuba rero byari bihuje umugambi nicyo cyambere cyatumye nyine idini y'ubukirisitu yakirwa neza ku buryo bushimishije. Ikindi rero izana amajyambere nicyo cya kabiri ntabwo ari idini gusa abapadiri abazungu bajanye amajyambere bakoresha rero abakoloni bahabanje Abadage hanyuma baza Ababiligi ariko kugira ngo bashyikirane Rwanda bakoresheje abapadiri cyane bera bati mwebwe mugenda mwigisha ivanjiri ariko mwigisha n'amajyambere biretse muhatubere kandi ko kurabona ibikorwa by'ingenzi kiri abanyarwanda abaturage babishinze abapadiri batangiye amashuri abanza ndetse nayo navuze nk'ayatatakurikira nibo bayatangiye amavuriro nicyo kintu cya mbere cyo gifitiye akamaro abantu kera hari abavuzi bagakunda ariko ngo nibyo bimeze nk'iby'ubu by'ukuri nk'ikintu cyo gusuzuma indwara n'iki cya gatatu bazana ibintu by'amajyambere amajyambere yazanye y'ingenzi ni nk'imihanda nibo babanje kubaka imihanda ya mbere amazu gukoresha itafari bitari ibyatsi gusa n'abazungu babizanye n'abapadiri gusoma kwandika
ibyuma by'imishyikirano, kugenda amagare, mbese tuvuge ibintu byerekeye amajyambere yose ya roho n'umubiri, abapadiri barabizana rwose kandi na neza rwose. Rudahigwa arahaziye rero, urabona icyo yakoze muri 31 niho yasimbuye se, hashize nk'imyaka 10 nyine nibwo nyine Kiliziya Gatolika yayishinze no ku Rwanda yaratuye umwami Yezu hari i Nyanza. U Rwanda ruhinduka gikristo bose n'abategetsi bose b'abakirisitu biba neza. Mbere y'uko abazungu bagera mu Rwanda ngo batangize ubukristo, imyemerere y'abanyarwanda yari iyihe? Nanditse igitabo cyitwa Le Dieu de nos Pères kisobanura ibyo. Idini gakondo y'abanyarwanda rero ni ukwemera Imana rurema. Urumva yaremye ibintu biriho, kaduha ubuzima, kandi ubuzima bufite inzira ifite aho iganisha. Ndi n'umwe mu bantu babyitondeye nandika ibyo bitabo. Si uvuga ngo ndishyira mbere, hari ababikoze, ariko ndavuga kuba nakoranye n'abantu batuye nka Bigirumwami cyane, ariko nawe kamwe n'abandi. Ariko urebye Bigirumwami yanditse ibintu by'imigani, ibyo nahereyeho n'iki bivuga idini gakondo y'abanyarwanda ni Imana, kwemera Imana. Hari ibindi rero byari bisanzwe biriho byerekeye nanone idini, ariko bitari idini y'ukuri, by'imihango tuye abanyarwanda. Usanga banabivuga ngo idini yacu gakondo kwari ukuraguza, guterekera no kubandwa. Hari abantu baganisha idini y'abanyarwanda aho ngaho, uzabona bumva kuraguza, guterekera no kubandwa. Bavuga ngo iteko rya mbere tubuze iki? Iteko rya mbere tuza kuraguza, guterekera no kubandwa n'ibindi byose by'amafuti, nko kurongoza umwishywa no guhanisha, guhurisha no kwambara impigi no gutanga isoro ry'abavubyi, ibintu byose by'amafuti. Iyo ni gatisimu nanjye nifashe umutwe kera, ariko nta by'amafuti nabyo n'abazungu babyumvaga nabi. Ariko tuvuge ibyo bintu ko bitatu nyine birimo kuraguza, guterekera no kubandwa. Abantu benshi nibyo bashyira mu idini gakondo y'abanyarwanda. Cyo ni kosa rikomeye cyane, biteye n'isoni. Ibyo bintu ni iki? Kuraguza iyo witekereza nyine ukumenya ukuri kw'ibintu biriho, wenda utazi impamvu, cyangwa se ukamenya n'ibizaza bitarabaho. Iyo baraguza, kuraguza hari uburyo bwinshi, nanditse n'ibitabo nyine uvuga kuraguza bwinshi, uvuye nk'iby'inkoko nibyo byoroshye umuntu, cyangwa n'inka. Nukorera mu mara y'inyama y'inka, y'intama cyangwa se y'inkoko cyangwa se y'inka, ukarebaho uko bimeze, bigasa nka wasomamwo inyandiko zivuga ibyo ushaka kumenya. Niba ushaka kujya kurana, niba uzatsinda, niba ushaka gukingiza umukobwa, niba bizakunda, mbese kumenya ukuri kw'ibyihishe cyangwa ibizaza. Ibyo rero iyo byumva ari byo kuraguza, ni ibintu byo mu cyiciro cy'ubwenge, si idini. Idini biganisha ku Mana. Ibyo rero kuraguza ni domaine de la science, bivuge mu Gifaransa, ni mu bumenyi, kumenya ibyabayeho n'ibizaza n'ibyaba ibyo, kumenya icyo ndwaye. Abaganga nibo babireba n'ibintu byose, urumva ibyo ari byo byose. Kuraguza ibyerekeye ubumenyi bw'ubwenge bw'abantu, ntaho bihuriye no kuvuga ngo ni idini. Nta dini iri muri ibyo. Nuraguza nta n'icyaha bakoze. Abapadiri baraje baravuga ngo nta cyaha kirimo, ahubwo ni ugukora ibintu by'ubuswa gusa. Cya kabiri, guterekera niba ubizi, nanjye narabikoze cyane. Data yabinkoresha, duterekera n'inka, najyaga nzizana bakereka abazimu ngo barazibahaye. Guterekera ni ukuvuga guterekera intango abazimu, ni ukuvuga abakurambere bapfuye. Ni nk'amaturo baha abakurambere bacu bapfuye, kugira ngo niba be kubatera cyangwa se babarengere. Guterekera ni ikintu cyiza, n'ubu turagikora twebwe abakirisitu, duterekera abatagatifu. Gutereka ni ugutura, kuzana amaturo, guterekera cyo nta kibi kirimo. Kuba padiri bavuze rero ngo icyarimo kiriho nuko nyine harimo ibintu byo kwibeshya, icyo nuko ntibarye. Ariko urumva nyine ni ibyerekeye ubwenge, ntabwo ibyerekeye idini. Kumva ko gukeka ko abazimu bapfa cyangwa se babagaburira baha ibintu
byo no kwibeshya, ariko kwibeshya si idini. Ako kantu ko umuntu yagakuramo n'ubu twagakuramo. N'abakurambere banjye ndabaterekera, ariko ntayo nzanira ibishyimbo, ntayo nzanira nk'abasizi bacu, ntayo nzanira ibisigo ngo yishime mushimishe. Ariko kuba kiriho byo mu Kristo urabyemera, n'abakurambere barabyemeraga. Guterekera rero ni ikintu cyiza, n'ubu turacyaterekera twebwe bakiza, ariko ntitugakuramo ibyo byo kwibeshya. N'uwo wagiye wapfuye rero nta kintu afite cyo kuba yaza ngo agire icyo antwara kigaragara cyo kunyica, cyangwa se yanzanira akamba kubyara. Yego twe bakirisitu cyangwa umuryango giti bashobora kuduhakirwa ku Mana, nabyo ndabyemera. N'ubu kubandwa nabyo ni kimwe no guterekera, ariko kumva guterekera byarebaga abakurambere bacu, buri muntu akagira abakurambere be aterekera. Ariko hanyuma ku ngoma ya Ruganzu Ndori haje kuza abantu b'abanyamahanga bitwa ibicwezi, baturukaga igitara muri Uganda y'ubu. Baje bashorewe n'umuntu witwaga umutware witwaga Ryangombe. Bageze hano rero bakitwa muri iyo ntuza nk'idini, bakitwa Imana, bakafite ukuntu baterekera abakurambere babo. Bageze hano mu Rwanda rero no mu Burundi n'aka karere, ndetse uwo Ryangombe ajya gupfa nuko yari umuntu w'igihangange, yashije avuga ati abashaka ko nzajya mbafasha mujye munterekera. Kubandwa rero ni uguterekera, bijya gusa n'ibyakurambere bacu, ariko ugaterekera abazimu b'imandwa z'igitara aho ngaho, ni nk'abakoroni mu by'ukuri, n'uko idini amadini agenda akiyemeza. Yabyumva se? Ariko kubandwa gukora nk'iby'Imana, kubandwa no kumandwa ni gukora nk'iby'Imana, nk'imitekero y'Imana. Ikiriho rero nuko nyine abo ngabo nta mpamvu yuko tubita idini yacu. N'ibwami umwami ntiyabandwaga, cyaraziraga, ntabwo yahakwaga n'abandi. Kubandwa rero ntabwo ari idini y'Abanyarwanda by'ukuri, n'abayizanye bavuye mu mahanga bitwa nyine ibyo bicwezi imandwa. Abanyarwanda ko bamwe barabyemeye nk'uko ari amadini nazo nyine bakayemera nk'uko, ariko ntuvuge ngo niryo dini ryacu rya gakondo ry'Abanyarwanda. Kuraguza guterekera no kubandwa mbikuyeho, mbushigaje guterekera gusa, ariko mvuze ukuntu nyine guterekera kukuri no gukora mu byo kwibeshya biriho. Abantu abakurambere bacu barapfuye, ariko bafite ukuntu baduhahirwa ku Mana aho bagiye. Nibyo kandi byose imbyanze n'ubu turabikora n'abakirisitu, turabikurikiza. Ubukirisitu bwaje bwubahiriza ukuri kwabyo kose. Wanditse ibitabo bitandukanye, hari n'igitabo wanditse ku bijyanye n'uruhare rw'abasaseredoti b'Abanyarwanda mu iterambere ry'igihugu ndetse no mu mibereho y'Abanyarwanda. Uruhare rwabo ni uruhe? Rurakomeye cyane. Amajyambere y'u Rwanda twagezeho nibo bayabanje. Navuze cyane cyane mu nzego kugira ngo nenye bagizeho akamaro kagaragara mu ruhare rw'ubuzima, rw'ubuvuzi, bagizeho utwari cyane. Navuze nk'uwitwa Kayinamura, Telesforo Kayinamura, barashinze ubuvuzi gakondo hariya Ibare muri Kibungo. Bije kuri ya dini yuko nyine ubuzima bwuzuye ku muntu ni bwaroho n'umubiri. Mensi sana corpore sano, ubuzima buzima, roho nzima mu mubiri muzima. Iyo ni wo n'umugani w'ikilatini, mensi sana ni corpore sano. Abandi donka ni urugero ku ntanga rwo tujye mu buryo bwa rusange. Abapadiri baje bavura n'umubiri, najyaga mbabona kenshi abana iki ubugenzi habaye nka nkiri nk'umwana, nta bitaro byariho bindi bitaro bya padiri, n'abavuzi nta bari bariho. Abavunzi babarayi Dr. Mitsimi babagaho, nta kaminuza yariho yigisha iby'ubuvuzi n'icyo byumva n'abapadiri babikoze. Kumva rero barabitangiye rwose, ari babitangira nta kuntu bisa. Ndanababona benshi babikoraga. Urwego rwa kabiri nabazanye ibintu nyine byo mu cy'umuco w'Ikinyarwanda, indirimbo. Nabo nabashyize ko nasanze Abanyarwanda kuririmba, kuvuga neza amateka n'ikidonga culture, umuco nabyo bita. Abapadiri rero harimo witwa Byusa, Padiri Byusa wavukaga Ishyogo hari Kabgayi,
nawe atangije indirimbo nziza cyane ahera nyine ku byerekeye indirimbo za misa ariko n'iz'abaturage n'iki. Kuba rero barazanye ubukirisitu bukazana imvugo yo kwigisha igakisimu n'iki ariko inaririmbwa bazana kuririmba n'iki, ubona mu Kinyarwanda indirimbo ni ikintu gifite akamaro mu gihugu. Baririmbiraga inka kera bavuga ibyivugagira bati ariko kugara icyo kintu cyo ubukirisitu bugendana no gushima no kuririmba no kwizera no kugira gute, urebye mbere ntibyari biriho cyane. Noshya nk'abantu bo mu giturage wenda habaga abantu b'intore n'iki barimba ariko abapadiri bashakaje mu Rwanda ikintu cyitwa kuririmba no kuzana nyine gususurukirwa mu gihugu. Kurimba no kunezerwa no kwishima no gutuma igihugu cyishima, ibintu byakorwa neza bakabiririmba bakagira bati. Urwego rwa gatatu ni urw'amateka. Abyumva amateka rero y'u Rwanda yatangiwe nyine na Padiri Alex Kagame, kugira ngo nabivuzeho gatoya nyine. Rudahigwa muri 1945 n'uwamutegetse nyine gufata ikaramu. Rudahigwa aramubwira ati dore wa mugabo we, amateka y'igihugu azibagirana, wowe rero ufata ikaramu yandike ntegeke ababishinzwe, abiru, abacurabwenge n'abasizi bakwegere, ibyo bafite byose ubishyire kuri mashini byandike. Icyo gihe byari kintu ku mpapuro n'ibyuma bitaze ko byaraje. Barabyemera rero baraza baramubwira nyine bwanditse nyine ibyerekeye ubucurabwenge, byerekeye ubwiru n'abanyamihango y'ibwami ko byagenda uko bimukamwa bagiraga bati. Yaje no kugira ibyago ko se byago rwose abazungu baramwiba icyo gitabo barakijyana bakupe na Deltofete, icyo yitwa ubwiru nyine barabyandikira kuri yo bwabo Kagame arabibura, ariko byaranditswe cyari ingenzi byari ko byandikweho. Hanyuma rero wanyuma anavuze n'Bigira umwana. Urebye ibimwe yashushe nko nyine abaye nyine nk'ikiraro kihuza deni gakondo n'idini ya Kinyarwanda. Bigira umwami rero icyo nakubwiraga nuko yasanze ababyeyi be baragiye barihaye idini y'ubukirisitu n'iki byo bindi byose bya kera babyita ko ari ibishenzi. Abizira byanga birwanya agira ati bigira ngo niko yabanje rero kuba hatyo nawe azi ko ari ibishenzi. Ariko ibyangeze igihazi hano amaze kuba padiri amaze kujyana kuri Sainte Famille hano i Kigali, abakristo baza kumubwira cyane burya nk'abantu batanga penitence n'umvira ibyaha by'abantu n'abantu ko bameze, akumva ibyo birega agasanga ese agashaka icyaha kiri muri ibyo akakibura. Ati inganza noragira abwira azanafata muze hano muze atangira kubwira abantu bati mumbwira ibyo muvuga ko nibishenzi munyandikire. Barandika rero byo kuraguza guteka ne byose arayitonda asanga abazungu babyumvise nabi nta bushenzi burimo. Urabyumva se uko yatangiye kwandika ibyo rero none arahinduka, ndetse mbere yangaga ibyo byose asanga rero ahubwo ubukirisitu ntacyo gupfa n'idini gakondo aho ufite ikibupfana by'ukuri. Bigira umwami ahindutse atyo rero yandika nyine atuma bandi agaha abantu bakajya kwandika ibitekerezo ibintu byose ibitabo bya Bigira umwami rero biriho nyine nabyo bimwe murabizi. Yanditse rero ibyerekeye idini nyine bibiri, Imana, umuntu, hanyuma umuntu mu Mana. Byanabyandika mu by'ukuri deja nemaze kuba mukuru tufatanyije. Singira ngo tufatanyije kwandika tutafashije ibitekerezo. Imaze gutangira kwandika n'ibyo byanjye byose rero tuvuye mvo kugarura izina Imana mu mvuga Kiliziya uri turuji. Mbere hose abapadiri bakiza bavuze bati Imana ni ibyigishenzi n'iki muyikore muvuge Mungu. Nanjye namenye ubwenge tuvuga Mungu nyine. Hageze igihe rero nanjye twigeze kujya nari muri komisiyo y'abapadiri bavuga nyuma ya Concile Vatikani ya kabiri bavugurura imyigishirize y'ubukirisitu ari gatisimu ari na za liturujia, ukuntu bakwiye kubivugura ku buryo bw'uko bihuje n'ukuri kw'ibintu kw'amateka y'ibihugu. Nibwo rero turi ko arigenda mu yaga turi mu nama Kagame yari ahari, uyu mwami ari yobaraga iyo nama, ariko nari nkiri umupadiri
nari nkiri mu diakonique rwose ndi ariko maze gucamuka mu bwenge niki narigiye muri ryo byari tuje na konsili niki urumva se narangije mu by'ubufarati niki by'ubwenge abantu benshi babifite basumagira bagira bati nanjye nabikaze muzanira amare kuvugurura rero rwose ngomeje nsaba rero yuko bahindura bakagarura izina Imana, avuga ko Imana nta kintu kindi gukirimwo. Imana ni izina ry'ikinyarwanda ryakirivuga Imana rurema, nta mwanda urimo. Nabita ibyo bitaga Imana ni ibintu byose bifite icyo bipfana n'Imana, kuko kuvuga ko umwami ari Imana cyangwa se wavuga nka ryamugase, byose ni ibintu byose by'abagaragu b'Imana. Nta kintu mu kinyarwanda kize gisimbura Imana, gifata umwanya w'Imana rurema kibaho. Nta kintu cyangwa umuntu bigize bakira ku ntebe y'Imana rurema ntibibaho. N'abaterekera Ryangombe n'abakurambere bavuga ngo gahorana Imana Ryangombe, gahorana Imana mukurambere nyine Gicumbi urampe. Nuko tuvuga tuti nasaba Imana ubu ngubu, ariko nyisaba n'abatagatifu, ariko maze ko mbicishe ku Mana. Niyo mbwira Bikira Mariya maze ko abwira umuhungu we iteka usaba abatagatifu bazi ko bari kugira ngo musabire ku Mana. Ni ibyo rero bigira umwami rero ikintu yazanye nuko nyine noneho yabyubahirije atyo cyo genda byibuka nyine Alexis Kagame cy'ugusasa yanze ko dukuraho mu ngo tuzana Imana, araduseka ngo ubwo bumana se nakwe ubwo bumana se mugiye kure none ubu mungu ubwo ni ikire izo mungu mwazizanye baraseka ati ariko urebye bigiye mwata abane bagendaga yubahiriza byose. Niyo rumva se bapadiri bero babyumva ntabari ufite kubahiriza ibyo by'igishenzi. Hanyuma dusoza n'ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda baduteza amatwi? Ubutumwa naba hano kugumbye kuba abanyarwanda bukuri. Urakoze cyane. Arakoze cyane. Nkuko mubyumvise rero ni umutumirwa twaganiraga uyu munsi. Umutumirwa wacu akaba ari Padiri Bernard Muzungu, akaba ari twaganiraga ni umupadiri umazemo igihe, dore ko yahawe ubupadiri mu mwaka w'1961 ndetse n'umwanditsi wanagiye yandika inyandiko nyinshi nkuko twagiye tuzigarukaho. Nge nari Epandungutse, mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda za Radio Rwanda. Umutumirwa w'umunsi mu kiganiro Amahumbezi.